Hello, turagarutse. This is the Gospel Circle. Mbere yuko tuganira kuri za ndirimbo eshanu nziza tuba twarakunze zasohotse mu cyumweru kitambutse, nagira ngo mfate uyu mwanya mbanze mbashimire cyane abantu mukomeje gukora subscribe, abantu mukomeje gukora follow kuri Instagram na TikTok. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. So, natinze rero, reka turebere hamwe indirimbo eshanu nziza za gospel ziba zarasohotse mu cyumweru kitambutse. Indirimbo ya gatanu ni indirimbo yitwa Ku Mavi. Ni indirimbo ya Voice of Praise cyangwa se New Singers. Ni korali nziza y'abajene baririmba bahimbaza Imana. Indirimbo Ku Mavi ni indirimbo bakoze twibutsa ko igihe cyose ibyo dukora, ibyo tunyuramo, isubizo biva mu gusenga. Ku Mavi iri kuri YouTube channel yabo. Ushobora gusura YouTube channel yabo ukaba wayireba, byanagukundira ukayishyira kuri playlist yawe iki cyumweru. Indirimbo ya kane ni indirimbo yitwa Mukiza wanjye ya Gisubizo Ministry. Ni indirimbo nakunze, ni indirimbo basaga neza. Ikindi ni indirimbo abantu ba leadings indirimbo babiri bayikora neza cyane. Party nyuma iri very sweet, indirimbo irahinduka ikaryoha. Nayo ni indirimbo ushobora kujya kuri YouTube channel yabo ukayireba, ukaba wayishyira kuri playlist yawe iki cyumweru gitangiye. Tugeze ku ndirimbo ya gatatu. Indirimbo ya gatatu yitwa Inkuru by Island of Joy. Iyi ni indirimbo nziza, ni indirimbo nanjye ntago nzi inshuro maze kuyumva, ifitemo akantu katuma uhora ushaka kuyumva. Iri navuga ngo irimo agasukari kenshi cyane kabisa, ariko katatera ya ndwara. Gusa iraryoshye, ni indirimbo nakugira inama yo gushaka ukayumva. Island of Joy bakoze indirimbo nyinshi nziza zitandukanye, ariko on this one Imana ibaho umugisha. Ni indirimbo rero ivuga ku gucungurwa k'umuntu, inkuru abantu benshi bataramenya. Ni inkuru y'umudendezo ko twaracunguwe, twahawe agakiza, and bakavuga ngo tubyamamaze hose. Basaga neza, bari bambaye neza, bari ahantu heza. So please, iyi ndirimbo uyishake uyumve. Indirimbo ya kabiri yitwa Urukundo ni Yesu. Iyi ni indirimbo yasohotse icyumweru gisa nk'iki gitangira. Nayo ni indirimbo nziza iryoshye kandi cyane. Ni indirimbo yakozwe mu buryo bwa live recording, and nabo bari bambaye kala nziza cyane, barahimbaje, basaga neza. Indirimbo nakugira inama yo kwishaka ukayumva. Indirimbo ni ya korali yitwa Ukuboko kw'iburyo kwa ya. Indirimbo nayo wakunda ikakuryohera. So kwa kuntu cyumweru nacyo cyagize indirimbo nyinshi nziza zasohotse zari ziryoshye, kugira ngo tubonemo indirimbo eshanu ntabwo byari byoroshye, gusa hamwe n'abagiye batwandikira n'ibitekerezo twabashije guhita mizi. Hanyuma rero tugeze kuri ya party yacu abantu bakunda ari benshi ya bonus track. Nabwo byasabye ko bonus track taba indirimbo imwe, ahubwo ziba indirimbo ebyiri. Ni indirimbo nazo wakunda ukazongera kuri playlist yawe. Indirimbo ya mbere kuri bonus track yitwa Sawa by Kimenyi Ivan. Indirimbo impamvu nayishyize muri bonus track, ni indirimbo y'umu artiste, ni umuntu umwe, iri single ni solo, and ifite injyana zitandukanye n'izi zose zindi navuze. Ifite injyana ya Afrobeat iryoshye, ifite n'amagambo meza. Icyo nakubwira, ni indirimbo ukeneye gushaka ukayongera kuri playlist yawe. Ni indirimbo ntago iri local, iri African, iri international, wayikunda cyane. Indirimbo ya kabiri, indirimbo yo nibaza ko yari kuza muri top 5, ariko kubera ko yaje ari audio ntago ari official video, ntabwo twigeze twishyira muri top 5, ahubwo yaje nka bonus. Gusa ni indirimbo nziza nakugira inama nayo yo gushaka ukayumva. Yitwa Udukaramu, ni ya Ambassadors of Christ. Ni indirimbo nziza bari kuvuga uko Imana yabakoresheje n'ibyo yabakoreye. So nakugira inama nayo kwishaka ukongera muri playlist yawe this week. Tugeze ku ndirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere ndumva tubyemeranyaho ko ntawabihakana. Ni indirimbo nayo yasohotse icyumweru gisa nk'iki gitangira, nko kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu niba nibuka neza. Ni indirimbo ya Ben na Chance yitwa Gira Amahoro. Indirimbo I personally narayikunze, ndetse nabonye na
request z'abandi bantu benshi bavuga ngo iyi ndirimbo ntizaburemo. Iyi ndirimbo ifite message nziza itandukanye n'izo zose twavuze hejuru. Ikindi cya kabiri ni uburyo Chance yaririmbye neza, ni reading indirimbo yose, uburyo yagiye ahinduranya ama register ari kuririmba biri very sweet. Nakugira inama yo gushaka indirimbo ukayumva. Ikindi kintu kiza kirimo ni uburyo video ukoze, coloring yayo ni video udahaga kureba mu maso, irasa neza cyane. So izindi ndirimbo 5 rero twateguye muri iki cyumweru, nawe ushaka kugira izindi ndirimbo 5 zagufashije wazandika muri comment, n'undi ari wese zamufasha. This is the Gospel Circle. Mukomeze kudukurikirana kuri Instagram, TikTok na YouTube. Turahari, ibiganiro ni byinshi biza biri imbere. Don't miss. See you.